cyo gusenga twicishe bugufi duteraniye hamwe turamye Yesu. Nshuti mukundwa ukurikira urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni umwanya wo gusoma ingingo y'umunsi y'ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ingingo y'uyu munsi ku isabato nijoro nk'uko bisanzwe abari umusogongero cyangwa se iriburiro ry'icyigisho cy'icyumweru cyose. Tukaba dutangiye igihembwe cya kabiri. Insanganyamatsiko y'icyigisho cy'iki gihembwe ikaba ivuga ngo ibigereranyo, imvugo shusho, ibimenyetso, uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Naho muri iki cyumweru tukaba tuziga ingingo ivuga ngo amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Mbere yuko twinjira rero muri iri riburiro, reka ngusabe ngo tubanze dufate akanya maze twambaze Imana. Uwera Mana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana idukunda kandi tubeshejeho, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira byimazeyo ibihe nk'ibi uduha. Tugushimiye uburinzi bwawe buduhora hafi iminsi yose. Tugushimiye yuko Nyagasani udahwema kuduhuguza ijambo ryawe. Muri aka kanya turagusaba rero kugira ngo tubabarire gukiranirwa kwacu kose, kandi uyu munsi ndetse n'icyumweru cyose uzatuyobore muri iyi nsanganyamatsiko, tuzasobanukirwe n'iby'ubuhanuzi kurushaho. Muri aka kanya rero turakwiragiza kandi tukuragiza abana bawe bari hirya no hino bagukeneye ubufasha nk'abarwayi, ngo ubarwaze, ubavure, ubakize, ubaha amahoro mu mutima, kandi nanone abashavuye ubahoze, abashonje ubahaze, batagira shinge na rugero bose ubagoboke. Umuntu wese ufite icyo agukeneyeho Nyagasani muri uyu mugoroba umutabare. Ibi byose tubisabiye ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Urubuga rwacu ni ibyiringiro by'umugisha. Turi mu kureba ingingo y'umunsi, aho turi kureba iriburiro ry'icyigisho cy'iki gihembwe kivuga ngo amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Iki cyigisho cy'iki cyumweru gishingiye muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 23 ndetse no 24, Zaburi 139 umurongo wa 1 kugeza wa 6, Danieli 12 umurongo wa 4, Ibyahishuwe 22 umurongo wa 10, n'urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15 kugeza wa 17, ndetse n'urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Icyo kwibukwa cy'iki cyigisho kiravuga ngo ahubwo uwirata yirata ibi, yuko asobanukiwe, akamenya yuko Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira. Niko Uwiteka avuga. Aya magambo umuhanuzi Yeremiya rero yayabwiraga ubwoko bw'Abayuda icyo gihe ubwo yandikaga iki gitabo cye. Abayuda bari mu bunyage i Babuloni. We yari yarasigaye i Yerusalemu n'abandi bakeya ba rubanda rwa giseseka. Abayuda benshi rero bari barajyanywe i Babuloni. Nuko Yeremiya yandika ari amagambo y'ubuhanuzi abwira Abayuda ko icyo bakwiriye kwirata nta kindi ari ukwirata yuko umuntu asobanukiwe, akamenya yuko Uwiteka agira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kandi abikabikorera mu isi. Ko ariho Uwiteka rero agobokera abantu be, ngo ibyo nibyo yishimira. Niko Uwiteka avuga. Ahangaha Yeremiya yashatse kwerekana yuko ibintu byose nk'ubutware, ubutegetsi, ibindi byose abantu biratana, n'ubutunzi byose byananiwe gukingira abantu, ntacyo bibasha kubakorera rwose. Impamvu imwe rukumbi umuntu aba akwiriye gushingiraho yirata, ikintu kimwe rukumbi umuntu akwiriye kwishingikirizaho, ni ukumenya Imana.
ni ukumenya Imana. Imana rero nk'uko yabivuze ahangaha ngo Uwiteka agira imbabazi no kutabera no gukiranuka. Ibi ngibi bikaba ari imico iranga Imana n'uburyo ikorana n'inyoko muntu. Ibyo rero nibyo umuntu akwiriye kurata, nibyo umuntu akwiriye kwishingikirizaho mu buzima bwe bwose. Naho ibindi byose ni ubusa. Kumenya Imana rero nicyo kintu umuntu akwiriye guhagararaho, ashyira imbere, cyangwa se yumva ko akwiriye kurata, cyangwa se ikintu yumva ko agomba kwishingikirizaho. Naho umuntu wenyine ku giti cye ntacyo aba amaze, ntacyo ari cyo. Iby'isi itanga byose nta kintu bimaze. Ahangaha haranyibutsa igitekerezo cyangwa se amateka y'umuntu umwe witwaga Jean Chrysostome. Uyu nguyu yari umwe mu basobanuzi ba Bibiliya babayeho nyuma y'igihe cy'intumwa mu mwaka wa 300 n'imisago. Yabaga mu mujyi wa Perugamo mu gihugu cya Turukiya, ubwo ni muri Aziya ntoya. Jean Chrysostome rero yari umwe mu bo bitaga mu ndimi z'amahanga les pères de l'église cyangwa se church fathers. Aba rero bakaba ari abantu bagiye basobanura inyigisho za Bibiliya, basobanura Bibiliya. Uyu munsi wa none tukaba tuyifashisha. Amateka tubwira ko igihe kimwe yaje guhamagarwa ibwami kugira ngo yisobanure ku kwizera kwe, imyigishirize ye ya Gikristo n'imyemerere ye, yisobanura imbere y'umwami, umwami w'abami w'Abaroma. Nuko umwami ngo aramubwira ati, mva rero shaho, numvise ko wigisha undi mwami utari ngewe ngo witwa Yesu. Ndakumenyesha yuko nukomeza kugira izo nyigisho, nukomeza gukora izo gahunda, nzakwirukana mu gihugu ukajya kwangara. Nuko undi aravuga ati, mva ese uzanyirukana hehe? Ku igihugu cyose, isi yose ni isambu ya data. Umwami aravuga ati, oya, nzakwambura gakondo ya so, no mu isambu ye rwose uburahuba. Nuko undi aravuga ati, isi yose rero ni isambu ya data, ntabwo byashoboka. Nuko undi aramubwira ati, umva icyo nshaka kukubwira. Nzakwambura ubutunzi ugenda utindahari. Icyo gihe nibwo uzamenya yuko ndi umwami, nibwo uzamenya yuko wayobye. Undi aramubwira ati, umva Nyagasani, ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kunyambura ubutunzi bwanjye, kuko ubutunzi bwanjye buhishwe mu ijuru. Buhishwe mu ijuru ku Mana hategerwa n'inkozi z'ibibi, niho nabubikije. Ntabwo ushobora kuhagera rero. Nuko umwami aramubwira ati, umva shaho agahungu we, ndashaka kukumenyesha yuko nzajya kukujugunya ku kirwa, ujye kuba ahantu uri wenyine, uzicwa n'irungu, nta muntu n'umwe ugusura. Ndaramubwira ati, ndakumenyesha yuko mfite inshuti indutira umuvandimwe, mfite inshuti indutira imiryango yose yo mu isi. Nuramuka unyohereye rero aho hantu uvuga yuko nzacirwa n'irungu, nzaba ndi kumwe n'inshuti yanjye Yesu, azamara irungu. Nuko mwami yumvise yuko umuhungu akomeje gutsimbarara ku kwemera kwe, aramubwira ati, icyo nshaka kukubwira, ndashaka kukumenyesha yuko noneho nzakwica. Nuko Jean Chrysostome aramubwira ati, Nyagasani mwami, babarwe no kukumenyesha ko ibyo ngibyo nabyo rwose ntiwabishobora. Kandi nuramuka unanyishe, umwami wanjye Yesu azanzura. Ngicyo rero icyo dukwiriye kwishingikirizaho uyu munsi wa none. Ngo yirata ibi, yuko asobanukiwe akamenya yuko Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi. Ibyo nibyo nishimira rwose. Nta kindi dukwiriye kwishingikirizaho usibye Yesu wenyine. Nta wundi tugomba guhamya, nta kindi tugomba kurata imbere y'abantu usibye Yesu gusa, ubasha kudukiza kandi ubasha no kutuzura, waduhaye byose. Ngo kimwe n'ibindi bintu hafi ya byose biri mu byanditswe byera, abakristo ntibavuga rumwe ku buhanuzi. Ari nabyo akenshi byemeza abandi ko kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya ari uguta igihe. N'ubundi kandi
niba abakristo bagira amakimbirane bitewe n'akantu gato ku buhanuzi hamwe n'amagambo yabwo, bwagira agaciro gute? Ikibabaje, abizera benshi nabo batangira gutekereza ko ibitabo bimwe na bimwe bya Bibiliya nk'igitabo cy'ibyahishuwe bitumvikana. Aho kubisoma barabyirinda. Rimwe na rimwe babifashijwemo n'umupasitoro udasobanukiwe cyangwa se usobanukiwe, ariko akaba atekereza ko kwiga ubuhanuzi biteza ibibazo byinshi kuruta kubikemura. Uko siko byakomeje kuba mu binyejana bya mbere 18 by'amateka ya Gikristo. Abakristo benshi bari baguwe neza cyane n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, kandi bari ku rwego rushimishije rwo kumvikana ku by'ingenzi by'ubutumwa ubuhanuzi buvuga. Iyo niyo mpamvu Imana yari igamije ko bigomba kuba bityo, igira iti, ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose mujuhuje imitima n'inama. Aya magambo Pawulo yayandikiye itorero ry'i Korinto mu Bugereki, ababwira yuko hatagomba kubaho rwose kwiremamo ibice hagati y'abagize itorero. Mu itorero hagati, ibi bice byari biriho kiragiye i Korinto mu Bugereki byabaga bishingiye ku babwiriza runaka. Umwe akaba afite abo ahitamo, undi akaba afite n'undi akagira ababwiriza ahitamo. Ugasanga abantu mu itorero bagiye biremamo ibice. Bamwe wasangaga bashobora kuvuga bati ndi uwa Pawulo, abandi bakavuga bati ndi uwa Apolo. Apolo ngo yarazi kubwiriza cyane, yarazi kwigisha cyane. Handi se bakavuga yenda bati ndi uwa Kefa. Ngibyo rero ibice ngibyo n'abandi benshi tutavuze aha ngaha. Ibi rero byabaga mu by'ukuri bidakwiriye mu itorero ry'Imana. Itorero ryaribagiwe ihuriro ryaryo, Yesu gusa. Uwo ngo akaba ariwe bagombaga guhuriraho, akaba ariwe bagomba gushyira hejuru kurenza abayobozi b'abantu, kurenza ababwiriza abangaba basanzwe. Nta wundi tugomba gushyira hejuru, nta wundi tugomba kumva mu bibwirizwa byacu, n'undi mu by'ukuri tugomba gukurikira usibye Yesu. Ahubwo twamagariwe cyangwa se dusabwa gukurikira ababwiriza runaka ngo duhinduke abafana b'ababwiriza. Ibyo ntabwo bikwiriye mu itorero ry'Imana. Uwo dukwiriye gukurikira, uwo dukwiriye kwirata ni Yesu Kristo gusa. Iki cyumweru tuzasuzuma amwe mu mahame atanga ubusobanuro bwizewe kandi budahinduka bw'ubuhanuzi. Nahangaha dusoreje uyu musogongero, iri buriro ry'icyigisho cyacu iki cyumweru. Nahejo rero ubwo tuzaba dutangiye ingingo yo kuwa mbere, wari kumwe na Eric Ruhangara. Mu gusoza reka nanone dufata akanya maze twambaza Imana. Wera Mana y'ukuri, Imana ishobora byose, turagushimye cyane kubwira ijambo ryawe waduteguriye muri iki cyumweru, kandi tugushimiye amagambo y'ubuhanuzi wageneye itorero ryawe n'ubwoko bwawe, kugira ngo abashe kutuyobora anatwereke ibizabaho mu gihe kizaza. Turagusaba kugira ngo uduhe kuyubaha, uduhe kuyakunda, uduhe kugira umuhati wo kuyiga, kandi ujye udusobanurira byose. Turizera ko muri iki cyumweru tuzunguka rwose. Uzabane natwe rero mu izina rya Yesu, amen. Nituzatumwizeye azajya turinda, mbega ihumure ryiza ryo kwibanira